ini season nshyashya kuri Ganza TV. Umva amagambo dutangire n'abatubwira. Habayeho umukobwa watekerezaga ko azabaho ubuzima bworoheje, ariko uwo mukobwa ntiyigeze amenya ko hari ubuzima bw'igitangaza bwari butegereje ahazaza he. Wewe wa mukobwa wenda gukubira umushahara wakoreraga, ndabyemeye. Umukobwa yaje guhura n'umugabo amuha akazi. Uyu mukobwa yakoze akazi kugira ngo agaburire umuryango we, yemera kujya gukora mu ngoro, atangira kujya arera abana b'umwami. Umugabo yagiye gukorera byaje kurangira arahiye abaye perezida w'igihugu cya Philippines. Umukozi wakoreraga perezida yakomeje kurera abana, arabakunda kuko birirwanaga. Bigera atangira gukundana n'umwami, ubwo ni papa w'abana, ariwe perezida w'igihugu. Icyo atarazi ni uko n'umwami yamukundaga. Ndashaka kubana nawe, ndagukunda Melody. Uyu mukobwa yitwa Melody. Ibaze kubura umukozi wo mu rugo ukora kwa perezida bikarangira gukunze mu kabana. Benshi barwanyije umubano wabo, batifuza ko babana, bavuga ati perezida ni gute yarongora umukozi wo mu rugo. Ikosa risito nzatuma ubuzima bwe mu ngoro bumubera bubi. Perezida Carlos yaratubwiye ibibazo biri hano. Umwami yari afite abanzi benshi, ubwo nimbavuga umwami wumva perezida bifuzaga kwigarurira ubwami bwe, ariko byarangiye imbaraga z'urukundo zitsinze. Uwari umukozi wo mu rugo byarangiye abaye umwamikazi wo mu ngoro. Aho yakoraga nk'umukozi wo mu rugo, perezida yamutereye ivi. Ibaze guterera ivi umukozi wo mu rugo uri perezida. Perezida yaporopoje umukozi wo mu rugo. Ese uyu mukozi wo mu rugo azabaho yishimye agiye kubana na perezida? Urumve, umukozi wo mu rugo abaye first lady, madamu perezida, premier dame. Wabonye filime nyinshi, nakubwiye ngo abakozi bo mu rugo simusigaye mubita ba tantine. Abandi kera mwabitaga ngo ni banegera mbimare ngo bakajyasi. Perezida ari hano. My love, narakwizeye. Nizeye buri jambo wambwiye. Uzi ikiruta byose nizeye? Nizeye buri jambo ryawe ryose nasikari ikinyuma. Gute wankora ibi? Narakwizeye. My love. Ruined my beliefs in life. Wanyiciye izina, wankoresheje nk'igikoresho cyawe. Nari nzi ko ari njye cyenyine ugukwiriye. Jye Jerome nta n'uzigera umera nkanjye. Kumbe yari imikino. Urarenze ishuri zikumbi. Neza neza umeze nka Gabi wakinnye muri Woman's Corner, ariko uri boga ariko kumurusha. Kumbe bari gukina imikino ni perezida n'umukozi wo mu rugo. I did not know what kind of role play you were thinking. Uretse uri gutekereza kugiye gukina uwe mukino. Uri gutekereza iki? The kind of couple does. Nyine ugiye gukina filime ariko bya bindi bajya bakina bari mu kwezi kwa buki hanashye. You cannot stay up so late. Mveje ufite inama ryama ibyo kwatwika tubireke. Tired in the morning. Hagiye gushya wananirwe sho ntujye mu nama, umva ahubwo hahiye nasinzira neza. Do you think you're the only one who can do role plays? Ese ukiyakare wenyine uzi gukina imikino nanjye reka ngukinire. You wait until my role play. Bebe. It's a little bit extreme. All right then. Nyakurino. Go. Baratangira. Yo. Umukobwa hano bari mu mikino, bari gukina filime, bari mu kwezi kwa buki. I command you. Ibuye ryo mu butaka. Ndagutegeka uno mugabo mushyire hasi. Haraka. Mushyire hasi. You're really trying to get up. Face! Bari mu mikino. If you think that Nimba utekereza ko the power of the earth ushobora kwigarurira imbaraga ziribuye, uribeshya cyane. Come here. Yo. My beautiful wife, you and your powerful earth shell. Mugore wanjye we n'izo mbaraga zawe ngo zibuye. Really? Inyamaswa ndagufashe. Yo. Katururi. Ni perezida yirongoreye umukozi.
buriya biriya bintu bibaho cyane ugasanga umukozi wo mu rugo uri kureba iyi filime hari igihe azashiduka umuperezida aje akamushaka. Ni ibintu bibaho cyane, cyangwa se perezida w'abasobanuzi nkaza nkamushaka. urebe bwarakeye. My love ni perezida wishakiye umukozi wo mu rugo. buriya abagabo ntabwo bakunze gushaka regangu ruturuka he n'icyo ya ibyo birebwa n'abakobwa. Good morning, my waramutse. Good morning, my first lady. waramutse first lady. bivuze kuba wari umukozi wo mu rugo bakwita kajyasi mu gitondo bugacya bari kukwita first lady, madamu mukuru w'igihugu. bakomanza abashepe n'abashinzwe umutekano. Let us pretend that we're sick. reka twisinzirize. My love. uje wikwisinziriza. What? No, you Kubera wait iki? for your meeting in the morning. uraza gukererwa inama usika ariko igihugu kiba kigutegereje. oya You cannot do that. You'll be late. oya Get up. No. Get up. byuka byuka ujye mu kazi k'igihugu, abaturage baragukeneye. perezida arumva abaturage baba babyikurikiranira. igihe twahereye dukora baradushima. n'igihe nahereye nsobanura mbona yaje hano. Yes, sir. yese Morning, Mr. President. mwaramutse Mr. Perezida. First Lady, First Lady, disturb you, but we need to go back to mutore kubabangamira ariko mufite kuza tugasubira mu ngoro. bari baje mu kwezi kwa buki, bakwiye gusubira mu know our new place. Okay. 10 minutes. saa mu minota 10 twitegura. bavuye mu kwezi kwa buki, bari baragiye kuruhukira nyuma y'ubukwe. Yesi, Jesse, Ed, Conrad, Val. Val. Were you all here last night? ijoro ryese mwatwumvise, mwari muri hano. umwe yaravuze ngo yega abandi ngo hoye. bivuze ngo babumvirije ibyo barayemo. perezida riga barinze. hari ikintu mwumvishe? Hear anything, First Lady? nta kintu twumvishe Madame First Lady. We heard nothing. nta kintu twumvishe. We do not hear anything, madam. nta kintu twumvishe Madame. kumva abajepe baba bari hafi aho bakurikiranye akantu ku kandi. Let us go, you beasts. tugende mwa nyamaswa mwe, Generals. bataza kudukoreshaho imbaraga z'ibuye ryo mu butaka. kumbe baraye babumvisha imikino barimo ngo bari gukina filime. Why are you smiling? kuki uri guseka? ngiye perezida wabimenyereye ko abajepe guhera kera baba bamwumva nyine bamucunga hata madamu se ubwa munize. abajepe baba bari hafi aho barinze perezida. yahise amenya ko abajepe bamwumvishije ibyo barimo byose. barakwereka perezida tudatinze isaza akajugujugu ibakure hano katurore. kajugujugu nuko yahagurutse. bimeze bite bebe? Glenn, are we going to go through it smoothly? I'm really nervous about umva it. ngiye mfite ubwoba. No, do not be. biraza kugenda neza, ntabwo ukwiye kugira ubwoba. Don't worry. ntugire ikibazo. You will be great. Nothing to worry about. Good morning, Mr. President. Good morning, Madam First Lady. Sir Yesi, good morning. The Good morning. preparation for mwaramutse harwaje. the smoothly as planned. umva ibintu byose byatewe kandi biri kugenda nk'uko twari twabipanze. Mr. President, Yes, yes. Madam First Lady, this is Bella ni Lemon, Bella Lanani. the newly hired executive. uyu nguyu niwe ugiye kunyungiriza. Can you hold? mfasha ipad yanjye sha. Yes, he has leveled up. yise yazamuye mu nzego. Isn't that? usigaye ufite abakungirije. Still the old me. oya ndacyari wa wundi. Where are the kids now? They're with a new nanny, ma'am. They're currently preparing for the arrival of the king. Oh, okay. I'll just go. umva umwami agomba kuza kudusura, tugomba kuza kumwakira. tujyane ngo hari umwami ugomba kuza kubasura. uyu ni perezida. Ambassador Maldivino Ponti is already waiting for us. ambasaderi aradutegereje. perezida afite amagahunda menshi. Know my promise to you as a husband. ni abana ba perezida. perezida nyine urumva ni umuntu mukuru afite abana. uyu ni umugore wa kabiri yashatse, ariko perezida yari afite abana. ni agaturage dore uburyo kaba kiyambariye. We are looking for the murareba iki? Earth Gem. turi kureba ngo ibuye ngo ryo munsi y'ubutaka batubwiye ngo ufite. kumbe n'imikino yari akina na papa wabo mu kwezi kwa buki, abana bari kumuserereza. Where's your new nanny? umukozi wanyu mushya ari hehe wansimbuye? Everybody, nanny. kumbe hari uwaje hano. umukozi Devi ndi hano. yeah. So, Madam First Lady, Madame First Lady, do you think uratekereza iki kuri aka kantu? we'll like? urakeka kano bari buze kugakunda? He's rebe oh, teasing. So, children, listen up. bana bato rero mwumve. When King Eldrick arrives, umwami Eldrick agomba kuza, mugomba kumenya uko mumwitwaraho. let us review reka dusubiremo uko muri bwitware. place in King Eldrick.
ese umwami Eldrick naza muramwakira gute? First him as His Majesty. We are not allowed to talk over him. ntabwo twemerewe kumukoraho cyangwa kumuvugisha atari utuvugishije mbere. We cannot touch him without his permission. keretse aduhaye uburenganzira bwo twemerewe kumukoraho. nta muntu ukora ku mwami atabiguhera uburenganzira. What are the punishments to be? igihano ni ikerera. ibyo bintu nimubirengaho. Prison. ni gereza. umwami ugiye kuza ntabwo aba yikoraho n'abana ba perezida kumukoraho bashobora kubifungirwa. See, the royalty it's so strict. That's why I have a request. What is it? niyo mpamvu rero nari nasabye ko Embarrass your dad. kubera ko nashaka gusebya papa wanyu, You three greet the king. mwembi batatu bari mu mujyi guhura na perezida ngiye nsigare nk'umukozi wo mu rugo utifitiye icyizere uvuga ati sindamenye iby'abaperezida n'abafast lady bakora. How are you? sinshaka kujya guhura n'abayobozi bakomeye. Meeting? I'll let Yessi handle it. He can handle it on his own. kuhise ugaruka se yese araza kubyitaho byose by'inama yabitaye. Melody not joining us later? No. But my love. Melody araza kutwiyungaho yego. King Eldrick will be happier then. umwami Eldrick araza kwishima nawe nakubona. He'll have a crush on you. ashobora no kukwikundira rega uve kuri papa. Right here, Nathan. So Nathan ndi hano. You'll be fine. It's okay. biraza kugenda neza. We still have some spare time before King Eldrick arrives. turacyafite igihe umwami Eldrick ataraza. ushobora kuza tukaba So naughty. nakuri umusazi. Earthgen. Come on. abana uzi ko bamenya ibyaha ryabo yego ryo munsi y'ubutaka. ni imikino nyine baraye bakina. Curse? ukwiye kujya kwitoza. Right. Yes. Listen, yego afite kwitoza. ni umukozi wo mu rugo nibwo perezida kimurongora bivuze ngo afite gutozwa byinshi kugira ngo atangire kwitwara nka ba fast lady bandi. All details accounted for. We're just waiting for details zose twazirebye. turi kwiga ku bari buze baherekeje umwami Eldrick. Delicious. biraryoshye ibiryo. bebe Ready. ibiryo birateguye. mu ngoro mwasukuye. About the palace. ingoro ntimuyigireho ikibazo. It's exactly like me. haratunganye hameze nkanjye. harashaje naho. Hold on, why are you guys so mean? aba ni abakozi bakoropa mu ngoro ya perezida. I'm saying is that the palace is just icyo mvuga ni uko ino ngoro ya perezida ari nziza nanjye twayisukuye. Then you're perfect for the man with me. hari abandi binjiye. See? The palace Really? is ready. Guys, ladies, as you all know, this is Xiaoning, uyu ni yoning. senior staff here in the palace. uyu niwe ugiye gukurira abakozi ba hano mu ngoro. He'll be working with all of you. ubwo uyu munsi agiye gutangira gukorana namwe. and you are? urinde Your future. izindu hazaza hawe. bebe Why isn't anyone stopping me? Of course. kuki mutari kumfata kandi igiye kumukubita ibeshya nyine umukubite. bazi ngo najya gukubita umuntu baramufata. Okay. Mr. President wants a final rehearsal before King Eldrick arrives. So guys, perezida arifuza ko twitoza mbere y'uko umwami ahagera. Let us go. tugire To do here. Get a move. umwami ugiye kuza ntabwo aba asanzwe. Why am I here, sir? I don't know how to act like a king. Yeah. You don't have to do anything. What's important here is Melody. We're just gonna rehearse with her, so that she'll be at ease when she faces the king of Maldiviano Ponte later. Yes, sir. bashanu bari kwitoza ukuntu bari buze kwakira umwami. Go ahead, Yessi. gira tugire yese. and finally, our first lady, Madame First lady wacu. Is Acosta. reka tumuhe ikaze. hamagara first lady. mbega bari kwitoza ukuntu bari buze gupresenta umwa. hari uwaje abanza imbere kandi uyu ntabwo ari we first lady. What? ikiza uwaje yikaraga bari mu myitozo. first lady avuye ni agaturage. Really like making a grand entrance, don't you? ariko ukunda kwimurika cyane winjira ahantu utatumiwe. Lady. So I thought it was... bavuze first lady ngira ngo ni we njye. Hey, Miss Seeker. Lorraine, yizere shu Lorraine. rekeraho kwerekana ko mbuje yitwa ngo Lorraine. please. ngwino hano. Thank you very much. As ASEC of Presidential Communications. umva ni njyewe ukuriye ibyerekeranye n'itumanaho rya perezida. ni nanjye uri mu bagize kipe mwandikira ijambo ari buvuge. So insulted that I was... bivuze rero ngo kuba nanjye naza mu myitozo yanyu nkareba uko ikiri gukorwa ntacyo bitwaye. Sorry, Lorraine. utubabarire Lorraine. Very son. byabaye byihuse. Lorraine. Grandma. nyogo kukumbe mama wa perezida yarinjiye. Hi, ndi Grandma. mama wa perezida. So we have a more pressing matter to attend to. So, were you able to talk to them? hari abandi bantu bagomba kuza babavugishije. It's Auntie Bosida. anti Bresirida bari mu nzira baza. uje yitwa Bresirida. They? abo ni bande baje. Yes. Who will be coming? ni bande bandi mwatumiye bagiye kuza mu myitozo turimo yo kwitegura kwakira umwami. Trouble with being the first lady. wa mukobwa ugiye kuba first lady bivuze ngo ukeneye kwitoza byinshi.
stand in constellation with Aunt Belisylda and other palaces. niyo mpamvu twese twifashijwemo na mama wa perezida To know that the three publicly beloved twumvishe ko tugomba kuzana ladies have agreed. abandi ba first lady bakubanjirije babanje ku butegetsi ko ari batatu kugira ngo bagutoze umenye ukuntu aba first lady bitwara. Bazanye abagore ba perezida bandi bavuyeho batatu. Uje umuturage umukobwa w'umuturage wari umukozi wo mu rugo bamutoza ukuntu ba first lady bitwara. Ntago ari kubyuka mu gitondo ngo yisoma first lady. Wa boy dore ngaba bahageze dore abandi ba first lady uburyo bambara dore uburyo bagendamo dore uburyo bitwara. Bose batangira kuba perezida tukuri batatu urabona ariko n'aba first lady bambanje batatu baje kumutoza amenye ukuntu ba first lady bitwara avana ubuturage hano. Good morning. Mwaramutse. How are you, Mom? Halima, How are you? mezute. It's been a long time. Harashize igihe. Abana bandi ba first lady. Ese umuntu wose ari umukozi wo mu rugo n'icyo azi kubyerekeranye no kuba first lady baje kumucyurira. Especially since we have very little time. Cyane urabona dufite n'igihe gito cyo kugutoza ngo umwami ahagere. And you'll do fine, okay? Speak when you're spoken to. Icyambere Just keep your mouth niba uzi ko ugiye kuba first lady ujye uvuga uko bakubajije ubundi ufunga umunwa. From the president. Ikindi perezida ntugashaka kwiyerekana kumurusha ngo bari wewe urya ifoto kumurusha. Here for your beauty and grace. Ikindi uri hano kugira ngo umurike ubwiza bwawe nta kindi cyakuzanye no gutuza ntukimurike cyane ngo wibonekeze. Tumeze nk'abari kumucyuriraho kugira ngo mushyire ku murongo mutoze. Sawa? You are really a beauty, Madam. Kuba uri mwiza rwose uri mwiza pe. I'm sure the dress that Ambrosia's daughter made for you. Ndetse ikanzu twakuzanira asa kukubera. Ikanzu. First ladies, why don't we show the first lady her beautiful gown? Reka twereke first lady iyo kanzu agiye kwambara ukuntu irenze. First lady baje kumwereka ikanzu agomba kwambara. Dore urukanzu wambaye ni rurerure ariko ni rwiza ni ya makanzu ukabona arimo amafaranga. Bamwiritse ikanzu nziza umukozi wo mu rugo rero wari wimenyereye kwiyambarira za rumbiya. My grandma had the same one. Nyogokuru wanjye rero yari afite ikanzu yenda kumera nk'iyi. And now it's time for your makeup. Nicyo gihe rero ngo tugukubite na ka makeup. Are you ready? Uriteguye? Abandi ba first lady baje kumutoza. Love it. Rebe. Barakwereka igihe cyarageze. Umwami Eldrick yahageze. Rebe film. Umwami w'umuzungu. Both our secretaries of state have agreed. Ba sekreteri b'ibihugu byombi bamaze kuhagera. Ndetse bamaze no kwemeranya ibyo ibihugu byacu bigomba kugenderaho. Is there anything you would like to say? Hari ikindi kintu washaka kutubwira? Let me just say, I'm really looking forward to a healthy and productive relationship. Niteguye rwose kandi ntegereje ko tuzakorana neza tukabana neza. Cyiza. We partake of the feast that our people have prepared in your honor. I would like to introduce to you. Bireko dukomeza kujya kwigaburo. Reka mbanze ngira ngo presenta. Your Excellency. Nta kibazo nyiri cyubahiro. Yes. Yes. Your Majesty. Nyiri cyubahiro. Present to you. Reka tukwereke. Republic of the Philippines, first family. Reka tukwereke famiye ya perezida. With the first mother. Ugiye kuza wa mbere ni mama wa perezida. The first mother. Havayo. Umuntu ariko umuntu byara perezida. Ukimara kuba umwana wakimara kuba perezida nawe uhita bihinduka abantu bakayibona kuri mama wa perezida. Umwana wawe yari umukuru w'igihugu ubwo nawe uri mama mukuru w'igihugu. Uramubona ariko mama wa perezida arabanza ava yarimurikana umusirimu cyane n'uburyo atambukamo n'uburyo amwenyuramo uva kuri abakobwa bina uhamagara ngo ngwino tugususuza abashyitsi akaza yanitse ngo hehehe yanitse iminwa igera mu matwi. Ba first lady uzabarebe baseka gake bamwenyura. Baje kumwereka abana ba perezida dore ngaba harimo umwe wa gendera mu kagare n'abana ba perezida nabo bavuye babamurikira umwami. Abana ba perezida nabo nubarebe basekamo gake bamwenyura bafite discipline bafite umuco na sport. Rebe kaza hano gake gake bari kubamurikira umuyobozi umwami buriya ntabwo aba yikoraho umwami abahumura. Madame Melody. Reka duhe ikaze Melody first lady bamukozeho dore makeup dore ikanzu nziza dore amaherena ahenze. Ibyo kuba ari negera mbimara ariko ajyasi rwese amadongo babimukuyemo ubu ni first lady. Mwabakozi mwe mujye mwitoza akanya kariko kose perezida yabashaka mujye mwara mwiteguye muri abasirimu mureba banyokobuje.
yo bamuhaye ikaze ni umuturage kugendera mu nkweto ndende byamujabutse dore bamutoje uriya mwana azaba first lady igihugu azakiyobora madamu perezida koraho ubundi baguca umutwe yagwiriye umwami Your Majesty, I'm sorry. nyiricyubahiro Okay, it's okay. ntacyo bitwaye biriya babyita kuwuta mu rubyiruko It's okay, Mel. Yeah, it's all right. nta kibazo It was an accident. oya yari impanuka ngwiriye atabishaka kugwira umuyobozi w'abandi bahita bamukeka ko ushaka kumwica Are you okay? wagenda ukagwira Trump I told you so, Glenn. I will only embarrass you. sinakubwiye ngo ugiye icyo nkora ni ukugusebya gusa An accident. mbese ntabwo yagiriye icyizere n'impanuka sheri tuza perezida agerageza kumuturisha dore mama wa perezida ukuntu amureba inzererezi wayitoye uri gusa nk'undi bakobwa bari seri y'abasirimu niko mama yavugiye ku mutima ntiyase n'ubureba n'indoro ukahita umenya ikintu umuntu avuze baje kwicara ku igaburo ngo basangire gusa perezida aramukunda perezida amuturisha hano aba yapanitse umukobwa dore mukecuru ukuntu umuhungu wanjye yarabuze umukobwa uri seri iyo nawe dore ukuntu areba nyirabukwe It was really embarrassing. karadusebeje igihugu cyose ariko uzi kubona first lady w'igihugu ari kugenda agwira abandi baperezida basuye igihugu abagwaho inkweto zamujabutse kumbe hano hari ababifashe barababaye jarasebye ntikira ni igisebo ibaza ariko nawe tekereza umufast lady umwe uzi uri kubona rwose inkweto ziri kumujabuka ari kugenda agwirirana mu bantu ibyo bintu ntabwo bisa neza uko byamera kose yega impanuka zibaho ariko ntibisa neza hari abantu batangira kuvuga abanzi b'igihugu ngo n'inzoka yari yanyweye uriya mufast lady bazanyanywa n'urumogi yageze mu bamagendagwa asebye igihugu urebe nta cyizere yifitiye kuko ibi nzabishobora buriya nakubwiye ngo si ujya ubona ukuntu nasebye ndaza kumubwira inkuru mu kanya I'm sorry. I'm not mumbabarire high heels. ntabwo menyereye kwambara zino nkweto za taro ndende But the protocols, we reviewed them. ariko twari twabyizeho twabisubiyemo twitoje kuzigenderamo I tripped and lost. nanyereye So you know about it. Then why didn't you keep that in mind earlier when you were facing King Eldrick? ubwo wari ukuye mwami se utabitekereje Seems like Melody just reacted according to her reflexes. I don't think we should make a big deal out of umva it. reka tureke kubikomeza buri ibyabaye byabaye King Eldrick was okay with it. ikindi umwami nta n'ikintu bimubwiye ko umukobwa yamugwiriye Please spare my wife. umva umugore wanjye mumureke pe mumubabarire We still have to take an apologetic step. dufite gusaba imbabazi umwami nubwo umwami yavuga ngo nta kintu twari ariko twamugwiriye habuze abantu baza bakugwira ibaze nanjye ndi umwami w'agasobanuye ukaza ungwira And we all assure them that we mean no disrespect. uyu nawe nibyo avuga ati nishakira uriya mugabo Glen mukunda sinigeze nifuza kuba first lady gusa nyine At hard times like this, mu bihe nk'ibi noneho kuko mama uri kundeba you were always there to comfort me, right? nako papa iteka wabaguha rutarapfa ukankomeza mu bihe nk'ibi bigoye papa yarapfuye sasa atangiye kurira ibi ni ibiki nisanze wowe ubwawe ushobora kubyiyirukanamo kuko ni ubuzima bugiyemo utazi ariko uzi kubura umukozi wo mu rugo ugatangira kubwira ngo ngurira indege ugiye guhura n'umwami ugiye guhura n'umuperezida w'aha n'aha ugiye hehe byagucanga ubwawe ushobora no kuvuga ati ariko mwampaye gatanya nkigendera dore yese atangira kuza kwiyegereza dushe no kuzihanagura yatangiye kuza gukora amasuku ibimo yiye kuba first lady ntabwo bikubereye niko abafana bari kwandika kuri za Twitter bamutuka agira ngo urabizi imbuga nkoranyambaga zaraje iyo ukotoye gato barakwataka nako niyo utakotora barakwataka I told you not to read those mean things. sinakubwiye ngo ntukajya usoma izo comment ku mbuga nkoranyambaga bizajya bikwicira umunsi wirirwa ubabaye wasomye comment mbi buriya nanjye sinya nsoma ibintu muvuga reka reka Being a first lady is not easy. ubagenera ibikorwa ntabagenerwa bikorwa ukahita ucomoga For me, mva kuri njye doing a good job as first lady. njye ndi kubona uri gukora akazi keza nka first lady Oh. Melody, Melody not mean for that to happen. ibyabaye kare ntabwo wifuzaga ko biba ujya kunyerera It was an accident. yari impanuka wibitekereza cyane Glenn, can I ask you something? Of course. What is it? Glen nkubaze urambaza iki I'm not, but ndabizi sinzi ariko am I your ideal ese lady? ni njye mu first lady watekerezaga You just had no choice. wifuzaga cyangwa nta yandi mahitamo wari ufite wapfuye kumfata Hate me. washidutse nyine unshatse Melody. Madam First Lady, I'm really sorry to disturb you. madamu first lady mutubabarire Zilda is madamu beresirida aragutegereje beresirida ubwo ngubwo ni mama wa perezida aragushaka
Sorry, Glenn. bimeze sawa Glen perezida yitwa Glen I have something else. gendere mama wawe nanjye mfite ibindi nari ngiye gukora gusa umukobwa yaramuje ati ninjye mu first lady wahoze wifuza cyangwa nyine See you later. byapfuye kuhurirana urabona ahantu baba ariko Yessie? Yesi Sir, do I have an important appointment later? uyu munsi hari rendezvous mfite nimugoroba yihutirwa ra Let me check. kambebe perezida ari kubibona We should have gotten Allegra and the others as a urabizi Allegra dukwiye kumugira umukonsirita We could have avoided this disaster from happening. iyo tuza kuba twarafasha abantu bakamukurikirana uyu mukobwa ntabwo bino bibazo byose byari kuba biri kuba This lady from yesterday was really bigger. If she only wore a different gown. iyo aza kwambara ikanzu itari ndende nk'iriya njye nkeka ko atari kugwa So what do you know about women's fashion? ubundi wowe ibijyanye n'imyenda y'abagore ubiziho iki Bonte's official statement already came in. umva umwami yamaze gusohora itangazo avuga ko imbabazi twamusabye yazemeye atabikomeje kuba twamugwiriye I also have an idea on how to appease the king. mfite igitekerezo cy'uburyo twashimisha mu mwami twagwiriye I have an official state visit to Maldives. ndashaka kujya kumusura muri Maldiviano Ponte nkanajyana na Melody umugore wanjye tukajya gusura umwami mu bwami bwe natwe What? Glenn will take me with him to Haiti. And I'm surprised that you didn't hear this from Prince. je biranunguye kuba perezida ubwo atari wabikwibwiriye sasa yatangiye kumva wa mwami yagwiriye ngo none bagiye kujya kumwisurira mu gihugu cye kugira bamwiyungeho bamusabe imbabazi n'iki Is it true? Lorraine, is he really taking me there with him? ese uko perezida arashaka kujyana nawe Even if I go. ninongera se nkateza ibibazo Melody, Melody it's not your fault. amakosa ntabwo ari ayawe Thanks, Lorraine. urakoze rata Lorraine It's fault. Maybe if he chose me instead at his perezida niwe wakoze amakosa yaza kuba ari njye yigirira umugore we byose ntabwo biba biri kuba I feel bitter. I thought you were my friend. ase uri kumbwira nabi nari nzi ko uri inshuti yanjye nakinaga I've done better. Yeah. You don't have to remind me that being his first lady doesn't. ntabwo ukwiye kunyibutsa ko kuba first lady bitambereye It's good that you know that. ni byiza ko ubizi turi baba first lady bandi baraje We were just informed by the president. perezida yatumenyesheje We're with him on his. ngo agiye kukujyana ngo mujye gusura Maldiviano Ponte ngo gusura kiriya gihugu cy'uriya mwami But If I were you, mbaye ndi weho not go. bamuzanye hano hari n'abandi bahise baza Minnie? No one does except you. hari abandi baturutse inyuma yeah. What do you mean, Minnie? Nobody does. You're lying to me. Hold on. You're just messing with me. You're the prisoner of the Philippines and you're messing with me. hari abandi bahise baza ni surprise What? Give me 1 minute. nk'umunota umwe nkwereke Melody? Melody turagukunda Melody umukobwa yitwa Melody yeah. katurore ibyishimo byaramurenze baby I told you so, right? Plenty of people love you. nawe nakubwiye ngo abantu benshi baragukunda There's in love with Melody. Melody hano bari kumushimagiza yeah, baramuririmba Melody Melody Oh, you be quiet. uceceke Sorry, Aunt Basilda. Don't call me that. And would not have guessed mbabarire madamu Berisirita when you got married to Gwen. nakubwiye ngo ikigo ashyingirwa n'umuhungu wanjye Gwen To be my son's wife. kuki nemeye kuba umugore w'umuhungu wanjye I would prefer that you call me icyo nshaka uzajya unyita mother. ujye unyita nyoko ujye unyita mama kumbe disi byaramurenze yarazi ko agiye kumubwira nabi kumbe na mama wa perezida aramukunda yaramubwiye ati ujye unyita mama yeah. katurore yeah. baby Thank you, Mom. urakoze mama Mama. abana batangiye kumwita mama abana atabyaye ni mukase wabo nabo batangiye kumwita mama Auntie, we also want to tell you something.
twashaka kubwira ikindi kintu. We don't want to call you auntie anymore. Ntabwo dushaka kongera kwita auntie, tantine. It's okay with you. The three of us want to call you Mommy. Turashaka kujya tukwita mama n'abana ba president, ntabwo dushaka kujya tukwita tantine, tuzajya tukwita mama. N'abana b'inaha bitaba abakozi babo ba tantine. Bikarangira tantine famille imwambuye. Of course. Yeah, bamuhaye ikaze mu rugo. Abakozi barabyina n'ibyishimo. Ba first lady barababaye. Ba first lady dore jinyori. May I join you guys? Mbiyungeho nanjye. Perezida nawe yaje hano. N'ibyishimo. Yeah. Melody bamuhaye ikaze mu rugo. All here for Melody. Twese turi hano ku bwa Melody. Yeah. Akurino. Bebe. Let's go. Tugire. Akurino. Bimeze bite? Wibutsa ni kuri Star Times, Ganza TV. Nizi filmu zisanga. You know, I sympathize. Umwami imbuga nkoranyambaga zose ziramuzi no first lady bamwita Allegra. Ariko akaba na senateri. President, based on our last meeting, I'm dushingiye ku nama y'ubushize. Senator Allegra on our side. Panaginip lang, haginip lang, haginip lang.